Nitwa Gami the Psychologist. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'ibitekerezo cyangwa se imitekerereze. Byanze bikunze niba uyifite, tuba tuzi yuko izatuma ibibazo ufite, haba iby'ubukene, kutishima, ibibazo by'urwayi, byanze bikunze iyo karande y'ibyo bibazo byose itazakuvamo. So nkitangira kwiga psychology, kimwe mu bintu numvishe mu buryo bworoshye ni the power of mind cyangwa se akamaro k'intekerezo. Kimwe mu bintu numvise nuko ikintu cyose ubasha kugeraho kizadepende cyangwa se kizaterwa n'ibintu utekereza. Niyo mpamvu no kwiga nibanze ku bintu bijyanye no kwifashisha mindset cyangwa se ibintu dutekereza kugira ngo dukemure ibibazo bigiye bitandukanye. Hari ubwoko bwa therapy bwitwa cognitive behavioral therapy, aribwo navuga yuko ndi umu expert in cyangwa se aribwo nzobereye kurusha ubundi, aho bareba bati ese ibintu utekereza cyangwa se ibintu biba mu ntekerezo byawe ni gute bishobora kugira ingaruka ku buryo witwara, ku buryo wiyumva umeze, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ino topic nishimiye ko tugiye kwiganiraho, tubuze kureba ibitekerezo cyangwa se ibintu abantu benshi dukunze kwibwira. Ubwo ni amagambo mabi dukunze kwibwira. Ubushize twarebye video ijyanye n'amagambo mabi tubwira abandi, ariko ngo tugiye kuranaho amagambo mabi dushobora kwibwira, tukaba ayo magambo akaba ashobora kutuzatutsindagira cyangwa se kuturekera mu bibazo bigiye bitandukanye, haba iby'ubukene, kugumaho turi cyangwa se gusubira inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Turubuze no kureba tekinike eshatu zibanze ariko ziri powerful cyangwa se zifite imbaraga umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ushaka guhindura uburyo utekereza, ushaka guhindura mindset iyo ari yose runaka. Ntibagirwe gukora like, share na comments. Njye nitwa Gami the Psychologist. In YouTube channel kuraho ubumenyi bya psychology cyangwa se bijyanye n'ibyo dutekereza n'ubumenyi muntu. Hano dusangiza ubumenyi, twizera yuko ari ubwa bumenyi bwagufasha guhindura ubuzima bwawe, kubera ko psychology ushobora kwifashisha muri areas cyangwa se mu nguni zari zose z'ubuzima, haba muri leadership, muri business, mu mibanire n'abandi, mu buzima bwo mutwe, mu buzima buri physical cyangwa se mu kumanage indwara zigiye zitandukanye. Psychology irifashishwa ahantu hose. Ubwo bumenyi buri based kuri science bwiza nibwo tubasha kubagezaho. So ntimuzacikanwe na video yari yose tuzajya dusohora. So nibe bintu abantu bakunze gutekereza bishobora kuba byabatsindagira mu bukene cyangwa se byabatsindagirira mu bibazo bigiye bitandukanye. Ibintu nkunze kubona ni kwa kundi usanga umuntu azi neza, nkunze kubona ku bantu bafite ibibazo bijyanye n'ubwoba, kwa kundi ushobora kuvuga uti ni nkora iki kintu abantu bari buze kubitekerezaho iki, baraza kubibona bate. Icyo ni kimwe mu bitekerezo cyangwa se muri mindset by'uko bishobora gutuma abantu benshi badakora ibintu bakwiye gukora. Birumvikana niba utakoze ikintu wakwiye gukora cyangwa kugira umumaro, iyo outcome cyangwa se icyo kintu washaka kugeraho ntabwo kiba kikibaye. So niba washaka gutangira business ukavuga baraza kunseka n'ibipfa baraza kugenda bite. So ni kimwe mu bintu ni intekerezo ushobora gutuma udakora ikintu wakwiye gukora, bigatuma niba ari bwa bukene cyangwa se cya kintu washaka overcoming kitaba overcome, bwa bukene ugasanga ubugumyemo, ugasanga bya bibazo mu by'ukuri ubigumyemo. Ikindi kintu abantu bakunze kwibwirana ikintu kijyanye no kuvuga uti ese ubundi ibindi ko nta nabishobora, ndumva nta kintu nashobora. Rubwo akenshi dushobora kukita nk'ari ikintu cyoroshye, akenshi uko wizera ikintu nk'icyo ngicyo ukumva ko ikintu utagishobora, ni nako amahirwe y'ikintu wagikora mu by'ukuri aba yagabanutse. Kandi mu by'ukuri umuntu wizera yuko ikintu yagishobora, urugero ushobora kuvuga uti umwana yizera yuko yashobora gutwara imodoka, ugasanga umwana w'imyaka 3 ati nayitwara nta kibazo, ugasanga ntabwo yayitwara mu by'ukuri kwiga, ariko yizera yuko yabitwara. Ugasanga mu by'ukuri iyo confidence yifitemo ku kintu yagishobora niyo yatumye mu by'ukuri anagerageza gutwara icyo kintu. Wenda afite imyaka 15, as long as nta muntu discourages, ugasanga kukiga. Mu gihe bitandukanye na wa muntu ibintu byose ambwira ngo ntabishobora, nabwo akagera akabyizera ati ntabyo nashobora, buri uko agiye kugerageza ikintu aba yumva ko atabishobora, ugasanga nta nubwo akigerageje. So icyo ni kimwe. Ariko hari n'ubwoko bw'indi bitekerezo ushobora kwita ko ari byiza, ariko bishobora kukugiraho ingaruka zitari nziza. Urugero nko kundi ushobora kuvuga uti nge ndarenze, ndumva iwana kabisa nta muntu ndenze, abantu bose ndabarenze. So iyo ni mindset cyangwa se ni igitekerezo ushobora kwizera, agatekereza agasanga ariko kirimo kiratera emotions nziza, ashaka kumva ko arenze, ariko ugasanga
kimugizeho izindi ngaruka. N'urugero bishobora gutuma atiga, bishobora gutuma yirata ku bandi, kandi uko yirase ku bandi niko barushaho kukwanga cyangwa se bakarushaho kukwima opportunities. So ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu ni ibitekerezo bibi gusa bishobora kugira ingaruka mbi, n'ibitekerezo wakwita ko biri positive ariko bikaba positive mu buryo bukabije bishobora kuba byakugira ingaruka. Ushobora gutanga n'urundi rugero, hari uko umuntu ashobora kuba wenda akoresha nk'ibyabwenge wenda mu buryo bukabije, akavuga ati okay, ntacyo bitwaye, ndabizi neza yuko niyo nabikoresha gute ntabwo ubuzima bwanjye buzaba bubi. So yizeye yuko ubuzima bwe butazaba bubi niyo yakoresha ibiyobyabwenge runaka. So icyo ni igitekerezo gishobora gutuma mu by'ukuri bya bintu, n'icyo gitekerezo cyari positive ariko bya bintu biri negative bishobora kuba ari enforce cyangwa se bigakomeza kubaho. So hari n'ibindi byinshi dusanzwe tumenyereye, kumva ko ntacyo maze, kuvuga ko ntacyo maze of course ni ikintu kijyanye na self confidence, cyangwa se kumva yuko ikintu cyose wakora nta kintu gishobora gukunda, akumva yuko ahazaza hawe ari habi byanze bikunze, uko byagenda kose ahazaza ari habi, ibintu byose nkose ntabwo bikunze gucamo. Ibyo ni ibitekerezo nzi biri common nk'umusaykologist. Umuntu naza afite ibibazo wenda bya depression ntazabura ibitekerezo bizaba byarabiteye. Umuntu naza afite ibibazo bijyanye na addiction, hari ikintu cyanoneye kukireka, ntazabura ibitekerezo bizaba byishe inyuma. Naza afite ibibazo bijyanye n'ubwoba, ntazabura byanze bikunze akantu gashobora kuba kabiteye. So ntabwo ari uvuga ngo bigira ingaruka gusa mu buryo twiyumva cyangwa se mu bintu dukora, ahubwo bigira ingaruka no kutsindagira mu bibazo runaka, kubera yuko ntabwo wabasha kuva mu kibazo runaka utifashishije imitekerereze runaka, utifatishije mindset iyo ari yo yose yagufasha kukivamo. So ndateka tubonye ingero za bimwe mu bitekerezo bishobora gutuma tuguma ibibazo runaka. Ikintu nababwira ni uko niba hari ikintu kimwe mu ibyo bitekerezo wisanzeho, utangira urugendo rwo gutangira kubireka cyangwa se gufata imitekerereze yindi yagufasha kuva mu bibazo bigiye bitandukanye. So uramutse ushaka kubikora, ni izihe tekinike wakwifashisha? Navuze yuko turuze kwifashisha tekinike eshatu zishingiye kuri ya cognitive behavioral therapy, cyangwa se ya tekinike yo kuvura cyangwa se gukemura ibibazo ukoresheje uburyo utekereza. Kandi step ya mbere, intambwe ya mbere iba ari yo kumenya icyo gitekerezo icyo ari cyo, cyangwa se kumenya iyo mindset, kumenya iyo mitekerereze iyo ari we. Urugero, niba nzi neza yuko no gutekereza nambuka ngiye kuvuga abantu baruze kunze icyo ni igitekerezo, umunsi ntari buze kuba aware, ntari buze kumenya icyo kintu mu by'ukuri ngifite, biragoye ko nzabasha kucyo overcoming. Hari abantu usanga bavuga bati yo niba ushaka kugira confidence, kugira icyizere, genda ubyuke wibwira amagambo meza, ndi mwiza, ndi successful, ibintu byose nzabigeraho. Ugasanga birengagije step ya mbere yo kumenya ese nicyo kintu urimo uratagatinga, ni yihe mindset, ni ikihe gitekerezo cyabase intekerezo zawe ushaka overcoming. Iyo niyo step ya mbere. Hari uburyo bwinshi bwo kumenya uburyo utekereza. Ushobora kumenya uburyo tuganira, waba uri kuganira n'umuntu ukabasha nta nabishobora. Iyo ari umuntu uri smart ashobora kubwira ati are you sure ntabwo wabishobora, wizera kutabishobora, bigatuma utangira kuba aware. So mu biganiro tujyana n'abantu bishobora kugaragara, ukagiramo awareness. Ushobora no kwicara ukitekerezaho ukibaza uti harya ni ukubera iki ntashaka gukora iki kintu. Iyo mpamvu akenshi ushobora kwisangamo harimo belief cyangwa se ikintu wizera gishobora kuba kitagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nihe mpamvu udashobora kuba umukire? Iwacu nta muntu umukire wabaye kabisa, iwacu ni Karande gusa. Ugasanga iyo nk'icyo gitekerezo, iyo mindset igaragara mu ubwo buryo, kubera watuje cyangwa se waganiye cyangwa se wibajije, ugasanga birigaragaje. Ushobora no kwandika, nabyo ni bifasha muri self discovery. Ushobora no gusoma ibitabo ukareba uko abandi bavumba ibitekerezo byabo, cyangwa se nka gutyo ukurikira video ushobora kwibonamo ikintu kubera undi muntu yakivuze, gukora research. So self awareness yo hari tekinike nyinshi umuntu yakwifasha, ariko iyo ari yose as long as uri kwiga ese ni cyo kintu kirimo kiranzitira kijyanye n'ibintu nizera n'amagambo mabi nibwira, ukabasha kukimenya. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri ni ikintu kijyanye no kwiga kwakira cyangwa se kwemera iyo mindset, ntuyijudge. Hari abantu iyo umuntu abonye yuko yibwira amagambo mabi atangira kwita umuntu mubi, ugasanga itangiye kwibwira andi magambo mabi
on top of that, yongera kuri yandi. So kwiga kwakira negative side iri kuri tweke, cyangwa se kwiga kwakira niba mbonye yuko nizera yuko wenda ntari umuntu mwiza, kwiga kwibona yuko atari ikintu kibije na kwijana, ahubwo ko maybe bisobanuye ibintu byinshi, bisobanuye yuko wenda hari experience zabinyigishije ntabasha kuzikontrola, ntiwicire urubanza ko ari ikintu kibi. Kwiga acceptinga izo mindset. Hanyuma number 3, hanyuma ni ukwiga noneho guhindura cyangwa se guhindura bya bintu watekerezaga. Akenshi ubihindura ubisimbuza ibitekerezo byiza. Tekinike nziza niyo kureba ikintu kiri directly opposite nicyo kintu wizeraga. Nibe nizeraga yuko ndi umuntu mubi, atangira kuvuga uti okay, nyamara ndi umuntu mwiza. Ariko ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo ushaka na evidence cyangwa se ibintu bibihamya. Urugero ushobora kureba uti uriya muntu yarambwiye ngo ndi umuntu mwiza, mama arankunda, cyangwa se girlfriend arankunda, cyangwa se evidence zigaragaza yuko mu by'ukuri cya kintu wizeraga atari cyo. So gucalenginga cyangwa se ibintu wizeraga bitari byo, niyo step ya 3. Izo step 3 ziteranyije, kuba aware, ku acceptinga, kubona ikintu kiriho ukacyemera utijudginze, warangiza ukiga kugihindura mu buryo buri gentle, mu buryo bwiza, nibyo bintu byagufasha guhindura amagambo mabere yose wakwibwira. So ubwo nk'umukoro nshobora guhereza umuntu wese urimo areba ino video, ni ukureba ese nihe area cyangwa se nihe nguni y'ubuzima nasigayemo inyuma, mfite ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba ari ubuzima, ndarwaye, cyangwa se mfite ibibazo bitandukanye, ubukene, kubura akazi, ibintu byinshi bitandukanye, mu mibandire n'abandi bantu, ibintu byinshi bitandukanye. Wanyuze ukibaza uti nihe bintu binzitira bijyanye n'amagambo nshobora kuba nibwira. Se nuko nibwira yuko nta kintu ushoboye, se nubwira yuko nta muntu wankunda, se nuko nibwira yuko nta muntu nta kintu nakora ngo kitanga umusaruro. Ukagenda ukora uwo mwitozo ukureba ibintu byaba biri kukuzitira muri area yose, hanyuma ukabasha kureba evidence yatuma ubisimbuza ibyo bintu. Evidence ya nyayo ni ukureba ibintu bifatika, apana amagambo gusa. Gukora ikintu mu by'ukuri ukavuga uti niba nzi ko ikintu ntagishobora, kandi ko ningikora inshuro 100 tari buze gukunda. We inshuro 100 ni nyinshi, ariko inshuro 10 for example, niba umuntu yarambwiye ngo ntanashobora kuririmba, reka ndebe yuko n'indirimba biraza kuba iyo ndirimbo mbi ya mbere ku isi. Ishobora kuba iya kabiri ku isi, ariko ntibi ya mbere mbi ku isi. Nitabi ya mbere mbi ku isi, bizasobanuye ko nibura nzi kuririmba. So kwiha proofs zigiye zitandukanye, nibyo yiboostinga gucalenginga cyangwa se gusimbuza y'amagambo mabi bibwira, gukasimbuza amagambo meza. Nubikora gutyo, nizeye yuko ubuzima bwawe buzahinduka. Nitwa Gaminde psychologist.